Yes, reka ntangire mbasuhuza mbifuriza umunsi mwiza, umunsi wa gatatu w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa karindwi. Uyu munsi ni tariki ndetse zirindwi z'ukwa karindwi 2021. Ni umunsi rero waranzwemo n'inkuru nyinshi ariko uyu munsi reka ntangire ku nkuru isa nk'idashimishije ku ruhande rumwe. Yenda wasanga hari n'abandi ino nkuru ishimishije, ariko ku ruhande rwanjye ntago iyi nkuru ishimishije, ntago yanejeje habe na gatoya. Ni mu gihe gito twari tumaze iminsi mike cyane tubonye itangazo ryatanzwe n'umuhanzi uririmba indirimbo za secular music, benshi bakunze kwita ngo ni indirimbo z'isi, Bruce Melody. Amaze iminsi atangaje ko inzu yafashaga abahanzi igitangaza music yahagaritse amasezerano n'abahanzi barimo uwo bita Kensol ndetse na Juno Kizigenza. Iyi nkuru yo yari maze yenda kwibagirana bidatinze kabiri. Umwe mu basore b'inshuti na Bruce Melody, b'inshuti cyane bya hafi, amaze gusezera abana wongere ngo abana b'abakobwa bari bamaze gukundwa cyane muri uru Rwanda turimo. N'abandi rero ni Dorcas na Vestina. Mbere ko twinjira muri no nkuru cyane, reka munyemerere mbanze mvuge ko Dorcas na Vestina batangiye umuziki wabo mu mwaka wa 2020. Aho ngaho rero niho bahise bakora indirimbo yabo ya mbere yitwa Nahawe Ijambo, iri kuri YouTube channel yabo Dorcas na Vestina. Ariko bari babifashijwemo na Ibyo Irene. Ndetse iyi ndirimbo ubwo twakoraga iyi nkuru yari imaze kurebwa na miliyoni 3,481 ndetse n'abantu 865. Iyi ndirimbo rero ya nyuma yaho yakurikiwe n'indirimbo bise Papa bakoze mbere yuko bajya ku ishuri. Muri kino gihembwe abana basoje. Iyo ndirimbo Papa nayo ndirimbo bahise ikundwa cyane bitewe n'ubuhanga bwari bugize indirimbo, yaba amashusho yaba video. Abana bagaragaraga nkaho bafite akazoza k'imbere cyane, ahantu wabonaga ko abana bamaze gutera imbere, bamaze kumenyekana. Ariko kandi tutareka no kuvuga yuko bamaze kuba abana binjiza agafaranga gatubutse, byaba binyuze mu muziki wabo. Ubwo abinjiriza amafaranga kuri YouTube barimo barabyumva kundusha. Ntago rero byatinze aho ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri nibwo Irene yagiye kuri Instagram ye, ku rukuta rwe rwa Instagram rwitwa Irene Murindahabi, aho yagiye arandika ngo announcement ejo saa 5. bivuze ngo itangazo yenda rizasohoka ejo saa 5. Itangazo twari turitegereje turi benshi. Uyu munsi ku isaha saa 5 nago Irene yigeze atinzamo na gatoya, ahubwo yabikozeho mbere yaho gato cyane. Nibwo yagiye kuri Instagram ye, arangije arandika asohora itangazo ritari rirerere cyane, asezera aba bana b'abakobwa. Ni inkuru itabaye nziza na gatoya, ni inkuru yababaje, ngiye ku giti cyanjye yambabaje. Ariko noneho ngiye kubavira imuzi n'umuzingo bimwe mu byihishe inyuma y'iyi nkuru mbi. Yavuze ngo itangazo rigenewe abanyamakuru, dushingiye ku ntego ndetse n'icyerekezo cya Irene Entertainment, nyuma yo gusesengura imikoranire ya Irene Entertainment ndetse na Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas, bamenyerewe nka Vestina na Dorcas mu ruhando rwa muzika. Irene Entertainment yifuje kumenyesha abakunzi bayo ndetse n'umuryango mugari wa muzika ko guhera ku itariki 7 Nyakanga 2021 iba yihagaritse ibikorwa byose. Mu byumve neza, niba ngo aba bana ntibazongera kugera mu kiganiro Irene yakoreshaga kuri ku Isibo TV. Aba bana ntibazongera kugera muri icyo kiganiro. Ibi bintu mu byumve neza, aba bana ntibazongera gukorerwa indirimbo yaba iya audio yaba n'iy'amashusho. Aba bana ntibazongera gukorerwa izo ndirimbo biturutse muri Irene Entertainment, ntago bizongera. Ngo iba yihagaritse ibikorwa byose yakoranaga n'abahanzi bavuzwe haruguru ku mpamvu muzamenyesha mu minsi iri imbere. Izi mpamvu zimwe na zimwe ziri hanze,
nubwo Irene atari gushaka kuzivuga kano kanya. Ngo ubuyobozi bwa Irene Entertainment bubashimiye uburyo mwakiriye Vestina na Dorcas ndetse n'uburyo mutahwemye kubashyigikira mu rugendo rwabo rwa muzika batangiye. Twongeye kwizeza abakunzi bacu ko tuzakomeza kubaha ibyiza byose mukwiriye kandi tubashimira uburyo mukomeje gushyigikira muzika nyarwanda. Tubashimira ibyo mwabyakiriye, mugira amahoro. Umuyobozi mukuru wa Irene Entertainment. Ibi bintu rero reka dutangire tubanze twibaze gatoya. Nubwo nagiye mbona ibyamamare bimwe na bimwe birimo Clapton Kibonke aho yagiye muri comment maze arandika abwira Irene ngo nsinyisha. Junior Giti nawe umaze kumenyerwa ko ari inshuti cyane ya hafi ya Irene, nawe yaje ngo ko mfite impamno wanyifatiye. Ibi byose ariko ntago Irene yigeze agira ikintu abitangazaho. Reka twinjire mu kibazo hagati. Irene n'aba bakobwa bapfuye iki? Irene n'aba bakobwa barimo barapfa iki ko bari inshuti? Abaririmbyikazi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestina Dorcas bakaba bamwe mu bakunzwe muri iyi njyana y'umuziki bakora. Bamaze gutandukana na rushinzwe kubareberera inyungu ari we Irene Murinda Habi uzwi nka Irene. Reka nze kwifashisha ino nkuru ndi bukure ku isezerano.com, ababishoboye muraza no kujya kurebaho. Mu itangazo ryanditswe ndetse rigashyirwa ahagaragara na Irene, yatangaje ko atakirerera aba bahanzi. Kugeza ubu abanyamakuru bamwe bari kubasha guhamagara Vestina ndetse na Dorcas ntago bari kwitaba telefone, bamaze kuyikuraho. Ariko uwabashije kubahamagara mbere we akimara kubahamagara Dorcas, ariwe Dorcas yagize ati ntacyo mbiziho, nta namakuru mbifiteho. Niryo jambo ryonyene yavuze ngo ntacyo mbiziho, nta namakuru mbifiteho. Uyu muhanzikazi amaze kuvuga ibyo yahise akopa telefone ndetse ntiyongera no kugira umuntu yitaba. Ni mu gihe umurongo wa telefone wa Irene nawe nta muntu ari kwitaba. Nyuma yuko bigaragaye ko Irene atagishaka gukorana n'aba bahanzi, hari amakuru yari amaze iminsi avugwa ko n'ubusanzwe imikoranire yabo itari imeze neza. Ntago imikoranire yabo yari imeze neza, ndetse n'ababyeyi baba bakobwa ngo ntibishimiraga ukuntu Irene yafataga inyungu nyinshi kurusha aba bakobwa. Kandi bivuga ko akenshi kutumvikana kwabo kwaba kwaraturutse ku ndirimbo baherutse gushyira hanze yitwa Adonai, kuko bivuga ko yasohotse hagaragaye ibimenyetso byerekana ko harimo uruntu. Niba ngo bari bamaze iminsi batari kubyumvikana neza, hari uruntu, kuko iyo ndirimbo nimuza no kuyireba iri kuri channel ya Irene Entertainment, ntago iri kuri channel y'aba bakobwa. Mubyumve neza, izindi ndirimbo ebyiri zabanje ziri kuri channel ya Dorcas and Vestina, ariko kugeza ubu ino ndirimbo Adonai yasohotse Irene yayishyize kuri channel ya Irene Entertainment. Aya makuru kandi akomeza avuga yuko iyi YouTube channel bayishyizeho indirimbo Adonai yahise izamura cyane abayikurikira ku rwego rwo hejuru, bigakekeka ko ariyo mpamvu yateye ibi byose. Indi mpamvu, hari amakuru avuga yuko aba bakobwa bagiye gufatwa n'umwe mu bantu bafite agatubu cyane muri kino gihugu uri gutegura ino award iri gutrendinga cyane ya Rwanda Gospel Live Star, ndetse ko bishoboka ko aba bakobwa bari gukorana n'uyu Mukire muri ino minsi. Icyo bita ngo akaruta kandi karakamira. Nuvuga ngo ahangaha Irene nawe ashobora ko yabibonye kavuga ati amazi si yayandi, reka nkurema kanje karenge, agahitamo kuba ahagaritse aba bakobwa kubarebera inyungu zabo. Ntago arizo mpamvu zonyine gusa, kuko hari n'undi muvandimwe wabo bita Aline bivugwa ko ari umwe mu bazamuye uruntu, aho yavugaga ko Irene arimo akurura yishyira cyangwa se arimo afata indonye nyinshi kurusha iyo ahereza aba bavandimwe be. Nuvuga ngo Vestina na Dorcas bakaba rero bamaze gutandukana. Reka no twinjire mu biteye inkeke. Aba bana barekuwe ari bato gutya cyangwa se barimo batangira kuzamuka, baraza kugera hehe? Kuko nubwo twavuga ibi ngibi ntago twakwirengagiza yuko Irene afite itangazamakuru mu ntoki.
agasohora indirimbo imwe agahita yihereza abanyamakuru benshi cyane. Ese mama turibaza ngo uyu muvandimwe nimba koko uyu muntu ufite agatubutse uri muri cyangwa se uri guteguriya award ya Rwanda Gospel Lifestyle nimba koko afite ubwo bushobozi bwo kuzamura aba bana. Reka noneho tugiye kuri bino biri kuvugwa cyangwa se ku umuryango wabo uri kuvuga ko Irene atufata agatubutse. Cyaba ari cyo gihe ngo bumve ko Vestina na Dorcas ari abantu bagiye kwitunga koko bazabona amafaranga yo kujya studio bagakora indirimbo ziri ku rwego nk'urwo bari bagezeho. Ese Dorcas na Vestina niba bihitiyemo uyu mwanzuro bavuga ngo Irene araturya cyangwa abavandimwe n'imiryango batangiye kubyivangamo kuko babona ko abana aho bageze hari heza bagombye kuba babona agafaranga kenshi. Buriya abana bari bakiri no kwiga, bari bakiri kwiga, ntago ubu ngubu bari bakeneye kuba bafatwa na Irene ngo abarekure abajugunye, kuko bari bakeneye kubona undi bari bakimukeneye kugira ngo akomeze abazamure yenda nimamana no kwiga bazabe bafite ahantu bageze. Bari bataragira igihe kirekire cyane muri uno muziki w'u Rwanda, baba bagiye kuzima se. Tuza abahanzi bench bagiye babura management team cyangwa se abantu baba managingaga barangiza bakavaho burundu tukabibagirwa. Tuzi n'abandi bahanzi bakeneye managing team. Ibyo byose ni ibintu bitenyeke umuntu yakwibaza, ni ibintu bibabaje. Abana se izi mpano zari zibarimo nituzibura ntago umuziki wacu uza kubusubira inyuma. Ese ni ngombwa ko famille zigomba kwivanga mu bintu nk'ibi ngibi? Ese ni ngombwa yuko iyo haje umukire umwe tuva kuri babandi twari turiho tukasanga undi mukire? Reka dutegereze icyo Irene aza kutangaza muri no minsi yatwemereye ko azatuganiriza cyane itangazamakuru. Dutegereje icyo Vestina na Dorcas bavuga kuri ibi bibazo bisa nkaho twavuga ngo bibugarije, dushobora kwata n'ibibazo bo babifata nk'ibisubizo. Murakoze, mwari kumwe na Papa Placido. Kanda like aho ngaho, ushyiraho comment munsi, nangiza ukande subscribe kugira ngo dukomeze tukugezeho ibindi bitekerezo. Twari kumwe, ciao.